How are you? God have mercy upon us. Garuka. Henda gufashe sasa rero ukansobanurira uburyo ki wagiye mu mwanyu ukanyibiramo ibijumba. Yewe ndiyereje ibijumba ndimo ndavuga ngo ejo nzabijya kuri Noheri ingegera y'umusore iraje iranyibye n'urutwe rubi irashisha iteyemo icyuma ngira ibirahinga. Turi gupfa ibijumba. Tangwa n'ibindi. Yesu! Kaba mana we. Uzi nutsaranya bisinu zamukaramu mukukiri ubundi mu ndashaka none ndakubonye none gushaka kuki. Wanagenda se? Ibijumba byanjye watwaye ubizane imifuka ibiri yose sha. Wa muntu ahinda guhingira sha. Mungu wagize umuntu kumva wafashe ngo ni ibijumba yakuvuga ngo ibijumba. Udashyiraho n'amatekezi. Agatinze gucaho. Sikukina mwana. Ba tubireke. Imifuka ibiri y'ibijumba watwaye yari kwanye n'amafaranga ibihumbi bingahe 20. Dushireho na igihumbi. Cyangwa uri kubona nago nabyemeye. Ibihumbi ma? Ntabwo wumva ni ibihumbi bingahe? Giravavare. Pesa amafaranga we. Ntabwo umuntu agenda bahingira mwambe siremwe mukaza musora inuzi ndaza. Eho uri kumva mukanye nka saa 8. Amafaranga yawe. Suri uyame. 20. Ngene ngufungera ni mu saa 8 zigere. Cyangwa duhagarara no kwa muhanda saa 8 zigere amafaranga uyawe. Amafaranga se yakurira gute? Yakurira gute? Gufungiro ndego no hano ngaturutse warugiye mu kazi. Hariyo biro nyine. Hariyo biro. Biro nyine. Yesiga ndumwari. Hariyo biro y'ibijumba wibuka kugurisha yo. Kabakashamereza amafaranga yanjye mwana tujye turuka ibyo. Cyangwa ujye numereze ibijumba byanjye. Kiye kumara bikamana. Ngo ngize umuntu kumva. Jiwe saa 8. Uko saa 7 ndagwa yabo. Ariko si saa 7 wamushenje nanjye saa 7 ni kuvuga ngo ndagucakira. Sigero ituyamereza. Giravava kandi kaba. Man, uri ko nakabinginga ngo umone ngo umuntu yabaje. Ndagusasa ndagwanza. Je binyemere sasa naguhereza ari kwa. Bikamwe tujye kugenza. Umupira urimo n'ipantaro, bereza inkweto, ugenda iwanyu n'umundi ni hari ya ruguru, ubikuremo ubundi ujye wiga amafaranga yanjye. Kugira ngo nanjye mfate ikintu kiri gutumuza kundeba mu bwonko nyishyure. Gusa umva nyine nakureka gutyo. Sereni. Ko waburagiye. Wengi bwe buragiye. Waheneye uko wanyishije. Ni wowe isuye. Ngo rero wayisugenera ubwo waguheneye nanjye bivuze ngo uri muci. Wagiye umvikana. Ndumvikana guteze. Ko Sereni nuko kunyihangane wabije. Kandi rene ushaka kunyemera wanye ngakwiza kuyemwe umunsi umwe. Njewe byemenya gweze mukaya saa 7. Babaye. None kubanza guteta mushike bivuze ko waje ugenda mu muntu wanjye ukanyiba ibijumba. Kwa nabwo nkuretse ukagenda izo saa 8 zikagira utayamaye ko byakiyongerara. Cyose budakoresha mwana wanjye. Ndi ko ngubere n'umutonto cyarinde. Undi waretse umuntu kazapfura ego habiga hanira. Yubi mumu. Akose undi bwo kumupofora ubundi bwo byatwara ayarenze 500. Nta kibazo yakurenza mupofore undi uzame 19,500. Shashume. Urengeye kabisa ngenda bizi neza mushiki wanjye araryoshye ku buryo kina veni sinazemera pro ahubwo urongeraho nice araryoshye ute oya kaba wambwira ukuntu mushiki wawe aryoshye gute nuza kari se jomwe nango yambwiye ngo aramupopo ngo yumvisha bishi ngo ni nko kurya nuza vuga idahiye we yari kuvuga ibyo bintu jewe bambwira gutya none yo kumubona gutya mwiza afite amatako
kuba afite itako n'utubere tugihagaze n'amabuno n'ibivuze ko aryoshye we mayonnaise we peti ndakubwiza ukuri ariko se rero mana yanjye uri kuva nakwemereye ko nzaguheza imisozi je ubundi kandi mana yanjye wari wongeyeho wari uvuze imifaranga wari uvuze izindi none kwisongera ngo imifaranga nezo tuse niwe naba nshaka bo sasa rero kankore kuri tujye kugira ubwo navuye mu rugo ari saa sita ubu ngubu tuvuge nganga tuhagaranye nk'iminota 20 njyewe saa 8 zuzuye nabonye na No one peace. They have left you behind. wa murezi yagiye Kabaka mana This man mabere yanjye thinks that they wise. You be mumu. ubonye ngo ushaka ahubwo uri muzima iki ahubwo uri muzima ubonye ngo ushaka gute ahubwo se ufite cyo kibazo ahubwo kumva hano hirya diyama n'ibiki babonye diyama na zahabu kandi zikuri makeya ukumva ni gucyamunara ahubwo ndashaka diyama zahabu ndashaka ngwise bitanu gutya yewe ukibimereza saa 10 ugweza miliyoni bitanu by'umereze miliyoni bivuze yuko bitanu birabyara iyo diyama se barayigurisha gusisha kwimfaje ubundi boss ubundi nabona ukuntu uri kugendana nikanze nk'igisambo nyine ariko naribi yashireho kumva ndeka 07 oyi arega mbaranye afite bitanu byo ushaka miliyoni yanjye reka ngubwire ngewe ntabwo sinjye imboga urumva iyo ngurisha umuntu bivuze yuko akamemukira ngenda muroga wewe saa kumura ry'inyama umbimukira nguroga yanguru ikibungo ahoroshye se yewe imba nyafite na vance kuvuga menshi imana ngo mavanga bagiye kumureza si bitanu gusa se niramereza kuvuga menshi uriya mabyisha ibisi bibiri iyo ni bitanu ahubwo se ngarurira nta kibazo yo mbere yose yamereza none saa 10 naguha ubwo miliyoni 1 n'igice mva ngubwire wa mugabo rero habaga baseze duwesa ngahe hano ngatugahuriye saa 10 baravuga ngo mu kinyarwanda habaga basezeraniye niho bahurira wibeshye ukaringendana ndahita nguroga none se ubu ni ryari ko twahanye isaha ngwiki bindi byumvikana bivuze yuko isaha twahanye ntabwo ari yakurikije narebe kandineho gatoya oya uzi n'ikindi ntabyo kumutegereza ahubwo reka njye kumuhiga nabonye acanga oya uriya sheri nakubwiye ngo urangiye nzagutuza mu biti sibyo yewe ubu ngubu ndi hano kuri hano hoteli ntabwo nahamenya cyane kuko ngende hanze nakubwiye kuwa gatatu Yubi mumu ngufashe iyo telefone yaje uri kuvugira telefone umva kumufite wait stop arenzeho iminsi 3 kumva naya masaha nongeye nyuma kumwira amasaha arenzeho n'iminsi umurekure n'uwanjye wawe se n'uwawe umurekure n'uwanjye amafaranga ari moto wibi umurekure n'uwanjye ko bikaze He shock you.